ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha ko byananiranye ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwe mukunda ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi mugakurikira Kwiringira TV. Njye ubasuhuza ndi mwene so Byukusenge Theophile. Mu bihe bigiye bitandukanye turishima tukanezerwa. Aba muri kubona kuri screen bitwa inyenyeri z'ijuru. Abenshi mwabamenye ku ndirimbo Coronavirus, mubamenya ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ibihombo n'izindi ntago twazirondora. N'abasore bagera kuri 6. Umurimo wabo, imbaraga zabo bazihanze ku gukorera Uwiteka, uguca bugufi ndetse no gukora cyane nibyo bibaranga. N'abasore badakunda gucika intege, n'abasore kandi badakunda gushidikanya kuri buri kimwe cyose kibajyana mu murimo w'Imana. Iyo muganira baba bafite ibinezaneza, ubona ko bafite Imana muri bo, ntibakunda gucika intege muri bo. Uko byamera kose kandi niyo byabaho, ni imbaraga ya kimuntu ya buri umwe wese. Kuri ubu ngubu bafite icyo bishimira, bafite icyo bashima. Natwe niyo mpamvu nk'abakoresha urubuga rwa YouTube rwitwa Kwiringira TV twafatanyije nabo uyu murimo, cyangwa se twabanye na benshi mu makorari muri uyu murimo. Twishimira ibyo mwe mugeraho. Hari ubwo tubavuga mukumva ko ari ishyari, cyangwa se mukumva ko ari urwango. Si urwango, ahubwo ni ugushaka icyatuma buri kimwe cyose muri uyu murimo kibasha kujya mbere. Uyu munsi wa none inyenyeri z'ijuru bateruye kimwe mu gihembo cyifuzwa na buri umwe wese ukoresha urubuga rwa YouTube. Ni mu gihe kandi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 iki gihembo cyari gifitwe n'amakorari mbarwa, cyane cyane ku isonga haza Ambassadors of Christ Choir. Ni korari ifite iki gihembo kirenze kimwe. Kuri ubu ngubu inyenyeri z'ijuru ziyongeye ku makorari afite ishema mu bakoresha urubuga rwa YouTube, by'umwihariko mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 hano mu Rwanda. Si ku isi cyangwa se muri Afurika, ahubwo ni mu Rwanda. Yitwa Mugiraneza Claude, niwe perezida wa korari inyenyeri z'ijuru, na bagenzi be bagera kuri 5, nawe wa 6. Abenshi yatangiye avuga ko abenshi bashobora kuba bazi ko iyi korari yaba yaravutse mu mwaka wa 2020 hagati mu rwa Covid, cyangwa se ku murego wa Covid wari uhambaye cyane. Umva uko Mugiraneza Claude yakomeje kugenda abigarukaho. Suhuje mwese abadukurikiye, amahoro y'Imana abane namwe. Twifuje kubana namwe muri aka kanya, ntago twari dusanzwe dukora muri ubu buryo. Ibi byabayeho kubw'impamvu, kubw'umugambi runaka. Na mbere turashimira Imana yo yabanye natwe kuva korari yacu yatangira. Hari benshi bavuga ngo korari yacu yatangiye ngo mu gihe cya Covid, ariko siko bimeze. Korari yacu yatangiye mu 2015. Rero kuva muri iyo myaka yose turashimira Imana ko yabanye natwe, igakomeza kuturinda mu ngendo dukora ahantu hose, ikakomeza kubana natwe. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Amaze kuvuga ibi Claude, mwijwi ubona rifite akanyamuneza, ariko kandi ryuzuye ikiniga gito cyane kiri hasi y'ibyishimo bafite uyu munsi wa none. Ati abenshi mwagiye mwumva ku mbuga nkoranyambaga, mubona amafoto, amashusho n'ibindi bigiye bitandukanye bibabwira ko inyenyeri z'ijuru twahawe imodoka, twahawe inzu. Abandi bati hari uwatuvuyemo arasinzira. Ati ayo ni amakuru mpimbano, cyangwa se ni ibinyoma byambaye ubusa. Bamwe muri abo ngabo ni abashaka kugira ngo bakurikirwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umvuko yanyomoje iby'aya makuru. Yitwa Mugiraneza Claude, perezida wa korari inyenyeri z'ijuru. Benshi rero mwagiye mwumva ibihuha byinshi, mukumva ibihuha ku ma social media atandukanye. Hari abantu batangaza amakuru atariyo. Rero turi hano ngo tubabwize ukuri kw'ibiriho, tubabwize n'ukuri kwacu, kugira ngo buri wese ave mu rujijo rw'ibyo yabonaga, rushaho no gusobanukirwa mbese korari inyenyeri ni bantu ki, bakora iki, bimeze gute. Ngo korari inyenyeri z'ijuru ngo bazihaye imodoka, abandi ngo babahaye ngo amamiliyoni, abandi ngo babahaye amazu. Mukumva ngo twarakize, aho tugeze dushima Imana. Ariko muri ibyo byose bavuze, wenda buri wese abakora ibyo kubw'impamvu ze. Dushimira Imana kubw'iki gihembo. Iki ni cyo gihembo
tugaragaje imbere yanyu tuvuga ko Imana ari cyo yaduhaye kandi tubona, ibindi byose ni iby'abantu baba bashaka gukurikiranwa ariko babeshya. Ari iyo modoka ntayo twabonye, uretse ko mu by'Imana itanga n'ibyo ntiyabibura. Isaha nigera nayo izayiduha, gusa mu byo twabagaragariza dufite kandi dushimira Imana ku bwanyu n'iki kirimo dufashe uyu mwanya rero ngo tubashimire, tugira ngo tunakiriyaringe ibyo bigenda bigaragara, abantu bagenda babeshya ngo mu buryo runaka. Hari n'abavuze ngo muri twebwe harimo uwapfuye. Turagira ngo nicyo tugikiriyaringe, muri twebwe nta muntu wapfuye muri korari, twese turi bazima kandi dushima Imana. Rero ibyo byose ni ibihuha bigenda bitambuka, burya icyiza twagezeho nimuzakiyoberwamo dufite. Rero niyo mpamvu twafashe n'uyu mwanya ngo tubashimire ku bw'iki cyiza mwadufashije kugeraho. Imana ibaho umugisha. Mu majwi meza ateye ubwuzu musanzwe mubaziho, maze bararirimba: azanyambura uyu mubiri ubora, anyambika undi mubiri utabora, naho nzongera guhurira n'imiruho yawe wasiwe. Azamanagura amarira yose naririye muri iyi si, azanyambura uyu mubiri ubora, anyambika undi mubiri utabora, naho nzongera guhurira n'imiruho yawe wasiwe. Asamba ku mbuto z'igiti cy'ubugingo Yesu we, ameno ku mazi y'uruzi rw'ubugingo. Yambwiye ko agiye kuntegurira aho kuba, kandi ko azagaruka kutujyana. asamba ku mbuto z'igiti cy'ubugingo Yesu we, ameno ku mazi y'uruzi rw'ubugingo. Yambwiye ko agiye kuntegurira aho kuba, kandi ko azagaruka kutujyana. Abenshi yagize ati: muradukurikira, muratwumva, turabaririmbira ndetse mukanezerwa. Ariko abenshi hari ubuma mutazi amazina yabo, maze batangira kwivuga buri umwe wese n'icyo akora n'icyo n'ijwi aririmba muri korari Inyenyeri z'Ijuru. Gana amazina yanjye nitwa Mugiraneza Claude, akaba ari njye muyobozi wa korari. Birashoboka ko yenda waba udukurikiye utazi amazina yacu, cyangwa se ukaba utazi yenda n'icyo umuntu ashinzwe muri korari. Reka bidatinze nsabe bagenzi banjye nabo babibwire, duhere kuri uru ruhande rwo hirya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Joel Nawukuriryayo, ndi umwanditsi w'iyi korari. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Nshimyumukiza Emmanuel. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Joseph Shimyimana, muri korari ndirimba ijwi rya base, nkaba umucuranzi wayo ndetse na producer mu buryo bw'amajwi. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ismail Nkundumukiza, ndirimba ijwi rya Ruto. haleluya. Amazina yanjye nitwa Nirora Evariste, ndi animateri w'iyi korari, ndirimba ijwi rya soprano. Imana igumye kuduhana umugisha. Murakoze. Bidatinze gato kandi Inyenyeri z'Ijuru baje kutwereka icyo gihembo icyo ari cyo. Hari akantu kansabe mugenzi wanjye umwe ahaguruke amfashe tugafungure.
ngira ngo turi hano rero ngo tubashimire ku bw'iki gihembo cyangwa se ku bw'intambwe twagezeho ari mwebwe tubikesha. Byadukoze ku mutima, twumva twifuje yuko ku mugaragaro twabashimira nk'abantu mudukurikirana, tukavuga tuti nk'uko mudukunda natwe turabakunda. Rero mu by'ukuri byadukoze ku mutima, intambwe zose dutera ni ku bw'amasengesho yanyu ndetse no ku bw'urukundo rwanyu. Rero mwumve ko byadukoze ku mutima. Mbega ibyishimo, baranezerwa, akanyamuneza buri umwe wese yasekaga. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu, ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha ko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufiro. Ninde utavuga urukundo rw'Imana mu byo tubona, mu byo dukora, mu bitugaragarira amaso? Ibi akenshi iyo mbwira amakorari, mwe mukunda ijambo ry'Imana, mwe muharanira, murara inshinga, murara amajoro mwandika, muri kodinga, mushutinga, buri kimwe cyose mugikora, mbibabwira nkomeje kandi nishimye binejeje. Ni ubutumwa mbagezaho uko bukeye n'uko bwije. Mujye mukora cyane kandi mwiringire Imana. Mureke kurenza ibitekerezo ibyo mukora cyangwa se ibyo mwahamagariwe. Twibaze tuti urubuga rwa YouTube iyo ruza kuba rutari uyu munsi none twari kuba tumeze dute? Oya, Imana iri kufite ikindi gisubizo. Turabyibaza nk'abantu, ariko gusa mu gihe twaruhawe mureke turukoreshe. Bamwe ni mu basore bataretse kugira ngo uyu murimo ugere kure, gusa ikibarimo ni uyu murimo. Baririmbyi bagenzi banjye, makorari, inshuti zanjye, inshuti zacu dukunda, namwe mukore cyane, ibi muzabigeraho kandi bizakorwa. Gusa kandi mureke guhanga amaso kuri views cyane, ahubwo mwe musenge, mwiragize Imana. Abenshi barahemuka, abenshi bakabigwamo, abakontora za YouTube benshi bakabwirwa nabi. Si cyo gihe inshuti zacu, ahubwo Yesu arahari kugira ngo aturengere. Korari Nyenyeri z'Ijuru umunsi wa none ntibasoreje aho ngaho, nyuma y'ibyo bagiye banyomoza bigiye bitandukanye. Bafashe umwanya buri umwe wese asuhuza abakunzi cyangwa se asuhuza abakurikira, cyane ko bamaze kugira abakurikira bagera ku 100 n'abantu 600 bakurikira urubuga rwabo rwa YouTube rwitwa Inyenyeri z'Ijuru Choir SDA Mahembe Church. Murakoze cyane, nanjye reka mfate ku iki gihembo. Nukuri tubashimiye ubwitange bwanyu mutahwemye kutugaragariza. Tubashimiye amasengesho, tubashimiye inkunga zitandukanye mwatugejejeho, tubashimiye inama nyinshi benshi mwagiye mutugira, kandi turagira ngo tubatangarize ko tutazigera tudohoka cyangwa ngo ducogore. Tuzakomeza gukora umurimo w'Imana, nta nubwo iki ngiki ari cyo twimirije gusa. Igihembo nyamukuru dushaka nicyo kuzaraga ubwami bw'ijuru. Nk'uko mubibona rero, njye na bagenzi banjye turanezerewe cyane ku bw'iki gihembo se cyangwa iri shimwe twahawe. Tukaba tubasaba rero kugumya kubana natwe, inkunga z'ibitekerezo, inkunga z'amasengesho. Nukuri mugumye kubana natwe, kandi natwe ntituzahwema kubashyikiriza cyangwa se kubagezaho ibyo mushaka mukunda. Uwiteka agomye kuduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Nanjye ngira ngo nashimira abantu ku bw'iyi ntambwe nziza cyane badufashije gutera, yo kugira ngo abantu benshi batuye isi bajye barushaho kumenya ubutumwa. Rero n'ubundi gahunda irakomeje, ni ugusakaza ubutumwa ku isi yose nk'uko bivuga muri Matayo, kugira ngo ubutumwa bukwire ku isi yose maze Yesu ahere ko agaruke. Abantu hari benshi bataramenya ubutumwa, bakunda indirimbo ariko bashobora kureba indirimbo zishobora kubajyana mu byaha. Tubafashe kureba indirimbo zihimbaza Imana, turushaho kuzisangiza n'abandi bantu. Murakoze, Imana bahana umugisha.
Murakoze. Ntago umuntu yabona icyo avuga ariko ntago wakibura kubera Imana ibikidutije ubuzima. Dukomeje gushima abantu, inshuti zacu bakomeje kutuba hafi. Kuba iki gihembo tukibonye ni ukubera Imana namwe. Ubwo rero turagira ngo tubashimire kandi mukomeze kudushyigikira ibishoboka byose natwe tuzajya tubibagezaho. Murakoze cyane. Nanjye ndanezerewe cyane ku bw'iki gihembo. Twakomeje kuvuga ngo ni igihembo, ni igihembo twahawe na YouTube, handitseho ngo presented to Inyenyeri z'Ijuru Choir SDA Mahembe Church for passing 100,000 subscribers. Mwarakoze cyane kubona 100,000 mukora subscribe kuri YouTube channel yacu, byaratunejeje cyane. N'abandi mwari mutarakora subscribe muyikore, dukomeze ku buryo tuzapasinga 1 million. Tuzabashimira cyane kandi urukundo rwanyu ruratunyura cyane. Rero turashima Imana ko tubafite kandi kubagira n'umugisha utangaje. Twifuza ko tuzabarambana kandi tukazabarambana mu isi, ikiruta byose tukazabana n'ubwami bwo mu ijuru. Nkuko dufite indirimbo ivuga ngo nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, tuzifuza ko tuzaririmbana namwe mu ijuru kandi dukomeze kubikorera mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Thank you. Murakoze cyane. Reka nanjye ndongere nshimire cyane mbikuye ku mutima ku bw'iki gihembo twagejejweho na YouTube. Iki ni ikimenyetso cyiza cy'uko umurimo w'Imana hari aho uri kugenda ugera ku bantu benshi. Gusa mbashimiye mu izina ry'Imana kugira ngo uyu murimo turi gukora kandi namwe muri gukora ukomeze gusakara kuri benshi. Uko dukomeza gukora ibi bikorwa, namwe mujye mukomeza kubigeza kuri benshi kugira ngo dufatanye uyu murimo, isi irangire twitahire. Imana ibahe umugisha. Benshi bazi nka Evariste ati ntabwo icyo twimirije imbere ari iki gihembo twahawe, ahubwo icyo twimirije imbere ni uko dushobora no kuzaririmbira mu ijuru aho twifuza kuba twese. Buri umwe wese, ntabwo natangiye mbibabwira, ariko buri umwe wese aho ari mu kwizera afite nuko azi ko asenga Imana kandi iyo Mana ikaba izamugeza mu ijuru. Ariko simvuze ko hari n'abatemera Imana, ariko uko bimeze kose buri umwe wese aho ari igitekerezo cye nicyo kuzagera mu ijuru. Uko bimeze kose ushobora kuba uri aho usengera warayobejwe n'abitwa abapasiteri cyangwa se warayobejwe n'abitwa abashumba, ariko nyamara igitekerezo ufite nicyo kuzajya mu ijuru. Ariko ku rundi ruhande ushobora kuba warayobejwe cyangwa se mu kimwe nawe ubwawe wariyobeje. Amahitamo twarahewe twese kugira ngo buri umwe wese yihitiremo inzira agomba kunyuramo. Biragorera cyane iyo ugeze mu mayira abiri kumenya iyo ukuri n'iy'ikinyoma, ariko gusa iyo usenga cyangwa se usaba Imana nawe ubwawe ukagira umwanya w'amasengesho n'Imana yawe, Imana iguha inzira y'ukuri. Ibyo ni byo Evariste yifurije ababakurikira ndetse nabo ubwabo. Ati turifuza kubana namwe haba ku nkunga z'ibitekerezo, amasengesho ndetse n'inama mwatugiriye. Ibyo byose byaradufashije, byatumye tugera aho turi uyu munsi wa none. Mukomeze mubikore, ntimugacike intege, turacyari kumwe namwe. Umusozo w'ibi ngibi, Claude kandi yakomeje kugaruka ashimira ababyeyi. Ati turashimira ababyeyi bacu, harimo n'itorero ryacu cyane, ryaradufashije. Bapasiteri, bakuru b'itorero, banditsi, bizera ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bafite inshingano mu itorero ry'Abadiventiste ndetse no mu itorero iryo ari ryo ryose. Aho muri mugira uruhare rukomeye cyane mu gukora uyu murimo ugera kure, nyamara mwebwe muwukora bucece, ntabwo mujye mubimenya. Iyo wahaye korari uburenganzira bwo gukora umurimo mu buryo bwiza kandi bworohereye buri umwe wese, ariko kandi mu buryo bw'itorero ryaryenye cyangwa se ni ukuvuga ngo kugendera ku mategeko y'itorero, burya ubukoze umurimo, korari iragenda, nawe ukaba wagize uruhare mu kugira ngo ya korari ibashe kugera kure. Kuri ubwo ngubwo rero korari Claude Inyenyeri z'Ijuru ntago yigeze yirengagiza gushimira itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, by'umwihariko rya Mahembe. Mfashe n'uyu mwanya rero kugira ngo nshimire by'umwihariko kandi nshimire ababyeyi bacu. Itorero ryacu ni ababyeyi beza batugira inama aho bitagenda neza, bakadukebura, bakaduha umurongo mwiza wo kugenderaho. Imana ibaha umugisha. Amen. Dushimiye by'umwihariko itorero ryacu rya Mahembe aho tubarizwa. Imana ibaha umugisha, turabakunda nk'uko nabo badukunda. Imana izadufashe kugira ngo tuzabane no mu bwami bwayo.
rero bitari ukwizimba mu magambo, mwumve ko twabashimiye tubikuye ku mutima, kandi mukomeze kudukurikirana. Ibyiza biracyahari, turacyabitegura n'ibindi. Turizera yuko umurimo w'Imana uzakomeza kujya imbere dufatanyije twe namwe, kandi benshi bakagarukira Imana, ari nabyo twifuza, tukazabana mu bwami bw'ijuru. Nibyo twifuza ko abazakurikira ubutumwa bose bwazabahindura, tukazabana mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Inshuti mukunda kandi mukurikira Kwiringira TV, mbasabira kugira ngo nubona umuntu yateye imbere cyangwa se nubona aho ageze intambwe yateye, ujye ushima Imana kandi unamusengere. Uko bukeye uko bwije, uko turushaho kujya mbere, niko umwanzi Satani agenda tugwa mu ntege cyangwa se agenda adukubita mu nkokora kugira ngo adutsikamishe tugwe hasi. Bityo tujye turushaho gusengerana. Makorari bagenzi bacu baririmbye aho muri mu bice bigiye bitandukanye, tujye twishimira ineza ya bagenzi bacu. Uko bukeye uko bwije, icyo ndirimba, icyo mvuga, ibyo byose bihamya uwo ndi we. Hari indirimbo dufite ivuga ngo ibyo ndirimba nibyo mvuga, nshima Umukiza ubudasiba. Ibyo ndirimba nibyo mvuga, nshima Umukiza ubudasiba. Nakoze cyane, Imana ikomeze kubana namwe. Umunsi mwiza, ibihe byiza, cyangwa se bite nawe dukurikiye, Imana ikomeze kubana nawe. Turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru.